ari amafaranga ava he mana yanjye we Jesse Kwiza yarabivuze mu bintu byo kubyina murerembura amaso Jesse Kwiza wa mipango urabizi mana yanjye we ubundi iyi mihanda iraza gushya mana yanjye we gusa ikintu kimwe mbona mureke twipoere abajama dutuze burana burabicera ititi nyine baba bamuha wasanga nawe ahantu buva na hari hatari ibanga seri ziri mu kazi ibanga guys yari icamake y'ubwino cyo nababwira cyo mana yanjye we right now kuri Dera TV show tugiye kubaha umuriro mfite umutasi wanjye Babarawo Dekati namuzanye mana yanjye we ubu namagambo mfite menshi namagambo ubu ndi ngoma amashyi y'igihugu yonyine sindi ngoma amashyi ya Dekati nubwo nawe turi kumwe hano ngaha sindi ngoma amashyi ya mana yanjye we ariko mbere yuko tuzamuka wabara nawe hari ikibazo ufitanye n'umuhungu dusoze mubwire tubyihorere dusoza ngiye kuvuga ko mungu Kalifani mana yanjye we wazanye Sankara ngira ngo ugiye kudutama imizigo ya danje ni furape mana yanjye na nubwo nyizi mu mutwe ariko ngo Sabe ngo nawe ngo ararwaye ngo bamorogesheje amabya niko numvisha we minyawe yavuze ngo amabya Sabe iyi mihanda kiriko ibintu byo kuryagagura mwabiretse ko Sabe ndakuzana mu mwandiko ukurikira kameraman ibyo tubyihorere gatinga ariko Sabe mana yanjye we niko no Sabe uramwihanganisha uramugenda Sabe mwihorere zamuzana mu mwandiko ukurikira mu mwandiko ukurikira guys nababwiye ati ni Dera TV show tugiye gutaha imiriro abatasi nabazanye Dekati namuzanye ku bindi bisobanuro wahamagara 07902053 umutasi wa nyawe naho Kidumu yaraye ejo bundi mu gitaramo mana yanjye we ko ndabivugana muri roji 2020 umureje tuzi mu mwandiko ukurikira nzaza mushyira mu mwandiko tasi ku ngufu nababwiye ati ndi ngoma amashyi y'igihugu Dekati namuzanye ndahabaye cyane ndamuza umva mubwire no hari amakuru nabonye hano yanjye we sinema turi hasi we kuva 2022 na kabiri harya cyane ko 2022 cyane mana yanjye we muri Kanyombya manuka kuri amuhungu bita Nyagahene yajyaga yashira dukomeze oya reka manze hari umugani bavuga mu Kinyarwanda ngo iyo urukwavu rushaje iyo rushaje niyo rukuze ngo rwonka abana bayo nase uranyagahene nari konka abana umuhungu Kiramani wejo bundi muri 2020 mana yanjye we umuhungu wejo bundi agiye araje kurayo Nyagahene aravuga ati rwose ntabyo kwitaho wayashyize ntabyo kwita iby'ubusinzi bukabije ufite ngiye kubera boss reka ngubere daddy nuko ngo Kiramani ni muto kuri Nyagahene ariko nawe ari kumwita nde daddy mana yanjye we niko icara wige uranyagahene ntabwo wamushyira mu mwandiko yicare yige ndagutegetse mfite nimero yawe ndaza kuguhamagara umuntu bita Nyagahene utamwicaje ngo yige mwicaze yige twaramukunze muri mana yanjye mfite isoni zo kubivuga twikomereze noneho gahunda rero yo kuba umuntu yasaza akagenda konka abana twari tubizi ku rukwavu twayibonye kuri Nyagahene abakuze ari abafana kumwogoshesha 500 mu biryogo mana yanjye we gwera 2 kangahe reka noneho kumwogoshesha ubu ngubu ni ukuvuga ngo agiye kujya yita umuntu w'umusaza daddy umuntu w'umwana daddy nawe ari umusaza kuko tuzanga tumenyereye ko papa manike agiye kugira papa nya mfite isoni zo kubivuga no reka mbanza ngutondekere ibintu ukuntu bimeze Kiramani twamubonye tumuhawe nande na Nyagiso Kiramani ongeraho na X Nation Mr X Nation ya Amuzos wo bita Mr X yashate
umva reka tubanze ngumanukire igisekuru cyo kuri Nyagahene. Ubu nk'ubu Nyagahene agiye kwivuga yaba ati njyewe Nyagahene mwene Kiramani mwene Nyagiso. Nuko Nyagiso yaza ari sekuru wa Nyagahene. Nawe unyumvire. Mana yanjye we. Mana we. Twari dusanzwe tumenyereye ba Soroba ba Mitsutsu bansa bihamagara Kiramani ngo ni Daddy. Ubu nawe agiye kujya muhamagara Daddy. Vuba cyane. Ni Daddy. Ongeraho nazira ndaya yakuye mu kabari. Twakomeje. Yakuye mu kabari. Gusa nyine Kiramani Dave we sheri wawe turamuzi. Nawe Regisi we yaraduserivaga. Regisi we yigire mu bintu by'indaya. Komeza. Niyo content. Komeza. Niyo content. Ubu ni ukuvuga ngo umuntu Nyagahene agiye kuba umwana kwa Kiramani. Mu bapeti babiri Kiramani yari afite burana we yamwanditsemo. Kuko umuntu ntago yakogoshesha. Bukwamye gato. Daddy, respect to you bro, my daddy, my brother. N'abandi bazamwita Daddy. Mana we. N'abandi bazamwita Daddy. Twagiye. Gusa harakaru naje kunya urabizi nyine ko ibyaje ari gukomeza mindanya amaso ku mbuga ndebe ibyari byo. Ndakuzi. Nikojeje kuri Instagram y'umuntu bita Kiramani. Akubita akantu ko kubaza abantu ngo ngese nk'ubu ngupfuye ngo abantu bakwibukira kuki. Umuntu waruraho hafi yabikurikiranaga ku ruhande muri filme yiturije. Ahita nkubitiraga comment nanjye mitamugane nandi comment ndi bushyireho. Iyi ngiyi iribanzika nikurikira. Iravunja wanike. Momesho ninge. Uzukune yamubwiye samubwira ngo subu wowe kubera ko ufashije Nyagahene. Urumva ariyo nkuru wasize musozi. Kiramani ndakubaha. Webuke yuko wambuye ikibina. Kiramani izo zose ni inkuru yasize imusozi. Twagiye. Ubwo urumva niba wenda ubu ngubu ari kuzana amapaje inkuru ziba ziri mu gitabo cyarimo n'ibintu by'amapaje. Niba ari kuzana amapaje nyine wenda yo gufasha abanyagahene ariko hari n'amapaje abanza yo kuza guterura amateleviziyo mu nzu intebe n'iki na nyina buko yicayeho. Twagiye. Komeza. Kiramani ni Daddy ni boss. Nyine ni Daddy ariko nyine ni Daddy ariko nyine akantu k'inkovu nyine. Na buri pirawu wacha nawe komeza tugende. Komeza. Akantu k'inkovu nyine yigiseme naho gapfa kugenda man. Oya komeza. None sugiye kumbwira ko nawe yarabyibagiwe nawe uzi ko wibagiwe yavuye nyine. Kuri mwezi namaze kwa turi mu gifungo. Ipirawu na iriyewe kira. Daddy uzamwisegura ipirawu uzamwisegura irayidi iri bube wenda utambuza ubukenyeje irayidi iri we uzamwiseguraho ariko nawe ikamuzane mu mwandiko niba mugana yisekura karakano nawe yo kuvuga ibintu Kiramani Daddy niyo shuti niyori we umva nkubwire naga ari nge ubivuze ni Dekati nguyu twakomeje gusa nyine wenda nubwo twanamunenga tugira ibiki ari kugenda atanga amasomo ku bantu benshi batangije uriya mukino. None ikibuga kikaba cyarabanyereranye akaba ari kubafata akaboko agira iki yongera bagarura mu kibuga ati muze naribi muze munyite Daddy muze mbatemo mbere ko ikibuga kinyera yavuze ngo yatangaje kuri MI Empire ngo Nyagahene natuze ibintu by'agacupa gashyira hasi mu kwezi ngazajya ngamwinjiriza ngazakoresha uburyo azajya yinjiza miliyoni. Kiramani ari ready yamukuye kugatama. Mana yanjye we Nyagahe urukwavu ariko nyine gereranya gatama na miliyoni bamubwiye ya buri kwezi. Twagiye kwinjiza miliyoni mu kwezi ngo natuza mu gihe kingana n'umwaka. Nyagahene ngazaba ari kuri level yo kwinjiriza miliyoni ku kwezi. Kiramani ari wowe wamukize kuri amumarira ikiko mu mikino. Hanyuma agatama na miliyoni Nyagahene bura warahitamo iki uko wamubonye niba wamubonye mu migina ni mu migina shimye ko agiye kujya yita Kiramani Daddy agatama arakareka yemere gukorera iyo miliyoni. Nyagahene ndakubaza uremera kuba inkomo mashyi ya Kiramani agatamu kareke
umwite dada ariko n'agatamushyire hasi. N'amakuru mfite ngo na telefone akigira nayatera imagine ya 20 bamwatse kode ngo bamunagireho akantu bikanga. Kiramani yamushatse nk'uri gushaka urushinge. Kiramani ngo yaramubonye ngo atazi n'ibyari byo rwose ngahitanga ngo nta nubwo ngo nabira ibintu byo gufata agafoto gakavideo ugafatira ku kandi ka video nyine karawa kari guca renjinga. Byari byamugoye ngo umuntu wayimwigishije. Ambwira ati bikore gutya ubundi uyu muntu byanga bikundura mubona. Teri muzima dufite nango nyumvira ngo ibyamubayeho nakasha mutwe. Ibintu biba biri inyuma y'amarido ni byinshi. Ni byinshi kabisa. Bamungu wanje ndakuzi Dekati Babarao on the top cyane. Dusoza rero. Kintu nararikira abantu abafana ba Deli TV show. Nuko bakora like, subscribe, basharinga. Niba shaka babyore nango twenginga barakavuga. Niba nashaka babyore. Omba like share on subscribe. Ariko babikora. One se umuntu kagiye kujya batamubwina. Uyu ni umusogongero. Ni nk'agatonyanga mu kivu. Ubwino bw'imbitse. Showbiz turayifite turi mu biganza byayo papa wayo namuzanye. Guys, dukomeza. Ushaka kutuvugisha ku bindi bisobanuro, ushaka kumenya ibitekerezo cyangwa inyunganizi n'amafaranga ndanyanya fata. Hari abadiaspora bajya abana, ikibazo nuko ari abakobwa gusa. 079 20 53 ku badiaspora bangira ata murabizi ba Gabriela n'abandi bose murabizi muyikunda kunamo 62 7 niyo mama koyo yitiso nano namukibona ikiganiro ndabakunda Dekati nzamuzana ejo tubatamo ayandi mabanga ya danje aba big energy hejuru cyane ngiye mitamviramo no muri fame nanagiye bombo yote bombo clatinade